isi isi y'umwijima n'umucyo, isi y'ibiguruka n'ibikururuka, isi y'ibigenda bihagaze n'ibigenda byunamye, isi y'inyamaswa n'abantu, kandi byombi bigahurira ku izina rimwe ryitwa inyamaswa. Nanone zigatandukanywa n'uko imwe yiswe inyamaswa iz'ubwenge kurusha izindi zose, ndetse ihabwa n'ububasha bwo kuziyobora. Ibyo biyihesha icyubahiro n'ubudahangarwa bwo kwitwa umuntu, ari nabyo byamuhaye kuba mubi cyane kurusha izo nyamaswa zose. Isi imubonye nayo irahaba, imanika amaboko ngo ayiyobore. Si ukuyihindura, arasizora, ayigira mbi cyane kuruta uko yayisanze. Yisama yasandaye ikirere kiti ndatabaye, gihindukana umuntu izuba riti nanjye sinasigaye mu guhangana n'uwashatse guhindura ibyo atasanze. Isoko kuva ndabatwika nimutitonda. Imvura iti kuko mwahemutse cyane, ndaje mbagwira igihe nshakiye, kuko njye sintenguho wanshizeho. Ubutaka nabwo buti nzaberera binyuranye n'uko mubyifuza, maze nubahiriza imirimo y'uwantumye. Umuntu nawe wabibonye ati burya noneho ishyamba si ryeru. Ndabona ibintu bikomeye, buri wese ni ugukora akuramo akikarenge, buri wese agakora aharanira kugira azamuka atitaye kuri mugenzi we, kuko iby'iyi si turabona bikomeje kuba hatari. Ubwo nibwo abantu batangiye gushyiramo imbaraga, barakora. Ubwo abandi buri wese akora aharanira kugira ngo agire icyubahiro, usize undi akumva ko yakandagirira undi ku mutwe kugira ngo atazazamukesha akamwigaranzura. Ubwo isi nayo ibishyizeho kugira ngo abantu bakore bashyizemo imbaraga. Udafite imbaraga birumvikane nawe uko byagenda. None se niba udafite imbaraga zo kwirwanirira, nta n'uwamurwanirira, yemera bumucakara w'umurusha imbaraga kubera iki? Yego mu nzira nziza ukoresha imbaraga n'ubutware uramuyoboka, ariko se niba ubwo butware ari wowe abukomoraho, kuko utagira uruhare mu bigukorerwa, kubera iki? Mbega ko mbona amahoro akomeje kuba inkume ku bafite ibitekerezo. Ni koko ubuswa burica, ariko buranakiza. Kubera iki? Kuba umuhanga ukagoreka ukuri kureba kubw'indamu zawe n'abawe, ukanyuruza abandi, kandi bikitwa ububasha uhabwa n'amategeko. Ntaho bitaniye n'igisambo cya ruharwa kibisha imbaraga, kimwe uhura nacyo ukibwiriza kubw'ibyo ufite byose ngo urebe ko ubuzima bwawe bwicuma. Waba utabikoze kikakwica, nuko cyo nta tegeko rizwi kigenderaho cyakwitwaza. Kubera iki? Kubera ko umuntu avugira abandi ataragera mu mwanya yawugeramo akaba uwa mbere ubaniga. Kubera iki? Nibyo, iki ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza cyangwa se agatekerezaho, ariko buri wese yihereza igisubizo bitewe n'igihe arimo. Kubera iki? Kubera ko umeze neza aba yumva urengana we ntacyo bimubwiye, akibagirwa ko ejo cyangwa se ko igihe kigiye gukurikiraho ari utahiwe. Kubera iki? Umunyarwanda ati ikubise mu kebu yirenza urugo. Mu gihe turimo cyo ikubise mu kebu yibika mu cyumba hagaragara, ngo ubutaha nayikenera azayibone byoroshye bitamugoye. Kubera iki? Ese kuki utibuka ko igihe wakora ikosa ayibonye mbere ari wowe yayikubita, kandi noneho wowe akaba yahita gukuramo n'umwuka? Kubera iki? Ku isi dutuye umukene akomeje gutotezwa, kubw'igihe cyose yaba afite akantu kifuzwa n'umukire. Kuguma atekanye umukire atarakamwaka biragoye, kandi hari abitwa ko bareberera rubanda, ariko birashoboka ko ari rubanda rwa bamwe. Ese koko kubera iki? Niba bimeze bityo rero, abakene bakaba babura kivugira, n'ubavugiye bikamugwa nabi, kandi ugasanga atari hamwe ahubwo ari ku isi hose. None se hazashirweho minisita ushinzwe abakene gusa, ajya azenguruka igihugu cyose avugana n'abakene kugira ngo bamubwire ibibazo byaba bafite, maze narangiza kubibwirwa abijyane hejuru, nibura bigeze kuri perezida. None se wowe aramutse ashoboye kujyana ibyo bibazo akabigezayo koko atagoretse, uwo bamuhaye ububasha kuri bimwe yaba ashoboye ntiyabifatira umwanzuro, kandi igihugu kikagenda neza? Ese koko byo kubera iki? None se kubera iki turi kwibaza ibi bibazo? Nanone kubera iki?
kubera iki se ahenshi ku isi usanga ibigenerwa abakene bitabageraho uko bikwiye, ahubwo bikaba isoko nziza y'abarusahuzi bashinzwe kubibagezaho yo kwigwizaho utw'abakene bakatunezererwamo. Kubera iki? Ukibaza impamvu guverinoma yaho yapanze bije cyangwa se bageti mu kinyarwanda cyiza, ingengo y'imari, ariko ntikurikirane neza ko yakoreshejwe ibyo yagenewe gukoreshwa. Ugasanga n'igihugu gikennye nyamara gifite ibyakagitunze n'ubukene bukagabanuka, ariko ugasanga yibikiwe na bamwe kandi banabihemberwa. Abaturage bagasigara batabaza perezida wabo kandi ababishinzwe bahembewe igihe. Kubera iki? Ndi Titus Innocent mu kiganiro kubera iki? Ndakwibutsa ko ugomba gukora subscribe niba utarayikora, like, share, comment. Ese koko niba ibiganiro bigufitiye umumaro cyangwa se wumva hari uwo byagirira umumaro mugenzi wawe, kubera ko utakora subscribe? None se kubera ko utabisangiza bagenzi bawe? Ese rwaba ari urwango? Ni hasi dutuye se yumva ko umuntu kuba yagirira undi neza ari ibibazo bigoye cyane? Wibaze nanjye nibaze, ese koko ku muntu wakumva iki kiganiro ntakore subscribe, ubwo we yaba afite umutima umeze ute igihe cyose yakumva ko ari ikiganiro gifite umumaro? Nagiye numva benshi ku isi, nkanabona henshi ku isi ibikorwa remezo byabo bidindira, ibindi bikaburizwamo, kandi leta yabo yarasohoye amafaranga yo kubikoresha. Kubera iki? Ugasanga rimwe na rimwe ushatse kubivugaho abaye igitambo cy'ibyo bikorwa remezo. Ese koko kubera iki? Hari n'abo usanga bo babyitayeho bakabikurikirana, ugasanga ngo uwakagombye kubikora yaranyereje, andi ngo yarahombye, abandi ngo bije cyangwa se bageti cyangwa se ingengo y'imari yarasagutse. Ukibaza niba bo bagenerwa bikorwa bamwe barapfuye bakabura ubasimbura kandi abataka inzara bari aho. Ese koko kubera iki? Ibaze nawe, kubera iki? None se kuki abaturage babo babibaza ntihagire igikorwa? Kandi ibyo byose iyo bikomeje, ibitambo by'inzirakarengane zizira kuvuga ukuri zibirenganiramo. Kubera iki? Ari naho usanga abarwanya izo leta bitwaza ko gafuti gato bakagumura batagira uko bangana mu ntekerezo no mu bikorwa. Ese koko kubera iki? Ngiyi si dutuye. Ndagaruka mvuga ni gutekereza no gusobanukirwa ni byiza kandi bikenewe na buri wese, ariko bishengura umutima byanarimba bigashira mu kaga ubifite. Ese koko kubera iki? Ukuri we wari kwiza cyane, ikibi cyawe ni uko wicisha ugufite. Ikinyoma we wari kibi cyane, ugirwa mwiza na mpumya amaso y'umutima agushyirira intebe mu mwanya w'icyubahiro, ukiza abakuramije ngo babone indonke. Icyiza cyawe ni uko utihishira igihe kinini, ugakoza isoni abakwitwaje, ukabaca imitwe utababarira, ugaha umwanya ukuri kugatambuka kwemye. Ese koko kubera iki? Wibaze nanjye nibaze, kubera iki ibi byose tubibona ariko tugatuza tugaceceka? Ese wakwibaza ngo niba umuntu akomeje kurenganwa abandi bagakomeza gutotezwa, hazakorwa kugira ngo abantu bamwe bamenye inshingano zabo? Ese kuki hari benshi bo bitwaza inshingano cyangwa se bitwaza kuvugira abandi kugira ngo bakomeze bangize byinshi ahubwo kurushaho ibyo basanze? Ese koko kubera iki? Nibyo nkomeje kwibaza ahangaha, aho babiri bashwaniye, abakene bakahatikirira cyangwa se bagahuriramo n'ingorane nyinshi. Ese koko kubera iki? None se uzavuga we wa wundi wavuzeho naramuka mumenye azamutungira agatoki, narangiza no kumutungira agatoki ndetse amushinja ibyaha bimwe n'ibindi kugira ngo akunda munyuruza ukuri kwe kuzibangane, maze ikinyoma gihabwa intebe. Ariko amaherezo icyiza cy'ikinyoma gire iyo ntebe kirayiguhondaguza paka upfuye kandi ukazibagirana. Ikibazo nabo usize bazasigara babazwa ibyo wowe wakoze. Ese koko kubera iki? Wibaze nanjye nibaze, ufite umusanzu wo kuba watanga uruhare rwawe kugira ngo twubake iyi si tigire nziza kurusha uko twayisanze. Ufite ububasha bwo kuba wafatanya aho kugira ngo
usenya mugenzi wawe ukamwubaka ukamwereka inzira nziza akwiye gucamo, kabone nuko ukuri kumvikana bigorana, ariko igihe cyose washyiramo imbaraga n'umwete cyangwa se wabikora mu nzira nziza uzubaka benshi, kabone niyo wavuga ntibakumve, ariko ngo nta nduru ivugira ubusa imisozi ntihazabura n'umwe ukumva. Ese koko kubereka abantu bima amatwi ukuri bakagoreka ukuri kubera iki? Wibaze nanjye ngo ubaze, ese ibi bintu tuzabigenza dute kugira ngo ukuri kumukomeze kwimakazwe? nje nari Titus Innocent mu kiganiro kubera iki nakubwira ngo wowe utari wakora subscribe, like, share, comment, washishikarira kubikora kuko iki kiganiro nakagaruka. Wibaze noneho ku bagore bakomeje gutotezwa, wibaze kandi kuri babandi bariyo hirya kuri bakandagiwe nabo bishiriyeho, kandi ugasanga ni wenda no mukandagiye nawe igihe yari atarageraho yavugaga ko kandagiwe. Ese koko kubera iki? None se ku isi ko tutayiba hari paradiso? None se ku isi itaburaho ukora ibi